Hirya no hino ku migabane ituye isi tugendeye kuri raporo yatanzwe n'ikigo gishinzwe kubarusha imibare abizera ku madini atandukanye, dusanga idini Katolike ndetse na Islam bibumbatiye abasaga biliyoni 4 na miliyoni 800 by'abaturage bayobotse imyizerere yabo, ku buryo usanga hirya no hino ku isi hari ibihugu runaka byategetse buri muturage wabo kuba umuyisilamu. Ariko kandi hari n'ahandi dusanga abaturage bahisemo kuba abakatolike ku bushake bwabo bitewe n'umuco w'igihugu cyangwa se izindi mpamvu runaka. Aho twavugamo nk'igihugu cya Philippines aho 97% by'abagituye ari abakatolike. Hari n'ibindi bihugu bibiri kandi bya mbere ku isi bituwe n'abaturage benshi, abaturage babo basenga imana zisaga 2000 kandi buri umwe akayizera nk'uko iwacu twizera Imana Rurema, Ryangombe rya Babinga ndetse n'izindi bitewe n'iyo wizera. Ibyo bihugu nta bindi ni Ubuhinde ndetse n'Ubushinwa. Pasika nk'umwe mu minsi ikomeye cyane yizihizwa n'abakristo benshi ku isi hose, aho tuba twibuka neza izuka rya Yesu Kristo nyuma y'iminsi 3 yari amaze mu gituro. Nk'uko kandi bigaragara muri Luka 24 umurongo wa 6 kugeza ku wa 7, cyangwa se Yohana 20 umurongo wa 1 hagira hati: nuko mu gitondo cya kare cy'umunsi wa mbere w'icyumweru bikibuditse, Mariya Magadalena yagiye ku gituro abona ko cyafungutse nta mwami Yesu kirimo. Ni imirongo myinshi muri Bibiliya igaruka ku izuka rya Yesu Kristo cyangwa se umunsi wa Pasika, ariko uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibitangaza ndetse n'imbaraga za Sekibi zigaragaje ku munsi wa Pasika mu mateka. Ndakwibutsa ko subscribe muri mutarayikanda. Ngiye mugiye gukora muri iki kiganiro kigufi ariko gisobanutse. It is your boy Don. In Don 250 ngo wayikaze. Itariki 24 z'ukwezi kwa 4 mwaka wa 2021 muri South Africa ndetse na Zimbabwe nibwo hakwirakwiriye inkuru pasiteri wo muri South Africa wakoze ibitangaza byakozwe na Yesu Kristo nyine mu mateka, naho yakoraga umusore mu bapfuye akamugorora ibuntu. Ni umusore uvuka muri Zimbabwe wari waraje South Africa ahazwe neza nka Johannesburg, aje gushaka imibereho, nyuma yaje kwitaba Imana mu biganza bya landlord we azize amarozi. Nyuma rero ubwo barimo bamusezera mu rusengero, umupasiteri uzwi nka Lukaw wo mu rusengero uzwi nka Alleluia yasenze bikomeye cyane, maze uwitwa Elliot wari witabye Imana agaruka mu bazima. Ibyo byose kandi byagaragaje ku mashusho yafashwe n'abakristo bari baje gusenga bizihiza umunsi wa Pasika, barayarekura maze inkuru ihera ikwira hose. Ku mwanya wa kabiri nk'imwe mu bitangaza byabaye ku munsi wa Pasika, ni urumuri rwigagaje mu kirere cya Yerusalemu ahari hahuriye abasaga 4000 by'abaturage basenga ndetse banizihiza umunsi wa Pasika cyangwa se izuka rya Yesu Kristo. Kabone nubwo bifuza ko byaguma ari ibanga kugira ngo bidateza akavuyo, ntibyabujije n'ubundi abari bafashe ayo mashusho kuyashyira hanze ubundi inkuru ikagera hasi ku mbuga nkoranyambaga. Hakaba hari tariki 20 z'ukwezi kwa 4 2019. Nanone kandi ku munsi nk'uyu mu Bwongereza havumbuwe urusengero byemejwe neza ko rukorerwamo imigenzo ya gipfumu ndetse no guterekera, bikajyana no gusenga Sekibi nk'uko byemejwe n'abarusengeragamo ndetse n'abashinzwe umutekano. Nabwo kandi ntibyarangiriye aho, kuko n'ubu zimwe mu nsengero nkuru baracyashaka uburenganzira bubemerera kuba bakora ibikorwa byabo byemewe n'amategeko, cyangwa se nta muntu umwe ubagendaho, ngo cyane ko batekereza ko ari uburenganzira bwabo kuba basenga Imana bashaka izo arizo zose. Ibyo ni bimwe mu bintu bitatu byagaragaye neza ku munsi w'izuka rya Yesu Kristo byaterushije abantu benshi batandukanye. Nagushimiye twabanye muri iyi video ngufi isobanutse, mwibutsa ko subscribe muri mutarayikanda kuko urimo acikwa n'ibintu byinshi. Ngiye mwabanye, it is your boy Don. Till next time. Peace.